n'ubuyobozi, nzajya nambara ibirango nahawe n'ubuyobozi nk'umuyobozi mukuru, byishimiye mu cyubahiro, nicishije bugufi, kandi mpa agaciro inshingano mfite ku Mana no ku bantu. Nzaharanira kuba indashyikirwa mu murimo no gushyigikirana n'Imana, mu byo nzakora byose. Aho nzahamagarirwa kuba mu murimo nzitangira nitonze kubw'agakiza k'abasore aho ndi hose, kwigisha abasore imigambi Imana ifitiye ubuzima bwabo, iboneka muri Bibiliya, guteganyiriza ubuyobozi igihe cyose bibaye ngombwa, kugaragaza ubuzima bwanjye, kugaragaza mu buzima bwanjye imibereho ya Yesu, yo yonyine izana amahoro n'umunezero, gukora nkiranuka aho nzahabwa inshingano hose mu itorero, gutanga igihe cyanjye n'imbaraga zanjye, gushakashaka uburyo bushya kandi buboneye bwo kwegera abasore muri iki gihe, gutera umwete abasore ngo biyegurire gukorera Imana izamfashe ubwo nsezeranye kubwo gufashwa nayo ntunganye umurimo nshinzwe. Imana izamfashe ubwo nsezeranye ubwo gufashwa nayo ntunganye umurimo nshinzwe nk'umuyobozi mukuru none n'iteka ryose. Amena.
Shima